Mufite ibibazo by'amarozi n'imyuka mibi, Muzehe Rwasha arabafasha. Ufite ibibazo by'amarozi y'amategano, amaryano cyangwa amatongerano, ibibazo bya karande zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho, urukundo ntiruguhira kubera karande uhora ubengwa buri munsi, cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi, gana uyu musaza ukomoka akarwe k'abahinda gufashe. Hamagara 0780 45 42 66 ni 0780 45 42 66. Muzehe Rwasha, mugana gukongoreho karande kameza miryango zakuzengereje. Risque rero yagombaga kumukuramo akibona iryo kosa ritaza ko repetitive. Yari afite experience ya match ishize kuri Ben, ya match ishize kuri Sahaba. Why not atagombaga kugira prevention akirinda kuruta uko yaza kwivuza. Reka nirinde mukuremo n'ubundi ifite umukino yakiniwe poste mushyiramo. Ahubwo icyo nemeranya nawe wenda bari kumwe ati yoke yatinze kumukuramo aho ho byaba ari byo, aho kuko yaje no kumukuramo aho turemeranya. Wenda umwe ati yamutindijemo yagomba kuba mukuyemo mbere wenda nko ku 60 karinde wenda iminota 15 ya nyuma. Je suis d'accord avec toi. Ariko icyo kuvuga ngo rubanguka ngagumemo ngo amumanaging ngo amubwire mbirinde atirinze kumukinya gutenga akabona umutuku, wavuga nguki? Abanyarwanda ibintu byose umupira kubera ukuntu nyine watwangiye akantu kose kabaye turakagorora ni yagumama agatsinda igitego. Ibyo byari kuba bifite reso nabyo birashobokaga. Yashaka kuguma yatangiye igishoti cyakora agatsinda igitego. Urabona cyati cyo kumanaging kaita ataba mukumukira umusini umupira dafugira resultat z'abantu banariza. Ariko uba muri position mutoza mu gihe muri half time afite umuhondo, ufite experience yo kuri Sahaba ya carton rouge, mugana nayo byari uwava musimbuzi. Ariko icyo vuga timing ni gihe yabukoreye hanyuma ngo tujye kuzinira ampraso reka twamo tuvuga twagiye kuri no mu itegeko itegeko turarijyamo izindi ampraso icyo mwavuga Jihadi ari kuza gukinira ira minota byari kureba niba uwo muhanganye we yongeremo abakinnyi batatu basatira, wowe ushyizemo abakinnyi basa naho barimo bakinira inyuma ko washyizemo mu defense ukina kuri kabiri, ushyizemo holding midfielder babiri. Ubwo byari bivuze ikibazo ko ya remplace barangi yarantunguye cyane yo kubona abinjiza. No ikindi umuntu ari kuvuga ese umutoza hari yazanye mu holding midfielder twagomboye cyatwara tutaragombora kwa Ali itwa tumaze kugombora yazanye ari tumaze kugombora byari bifite logique. Ariko yashaka kunga no icyo gihe bagiye gukora remplacement nabajije nabibaje Rugangura cyo togeza match kwazanye umukinnyi mediateur mwanze mu byo aje gukora iki? Simwe mwavuze ko match yari yamunaniye cyane, siwe wabyivugiye ahubwo muri match ya mbere simbuye ndi none se reka nkubwire ni sinyo kasi none ngiye kuri equipe ubwire ayara asigaranye mediateur babiri ni Casemiro cyangwa se bose bakina nk'abari ariko nuvuga ngo none se riga nubizi ko mu Sahaba nose yabonye none se riga mediateur yari yavuye riga nubaguka yari yamukuye icyo kubwira. Mbese uretse ko remplacement habamo remplacement ya poste par poste na remplacement zi tactique. Ntabwo bivuze ko nibukuyemo yoruke kuri iriya bene wakina abamediateri babiri gusa rukumva ufite dosu uwijijemo muniye ufite sasanye ku ruhande none se bagutse mu bana cyose tazana n'ubazi twahumetse n'igiyemo niko batakoze twakoze twakizemo tukabarasa mediane biga reka mubaze none waturese kuri bamuni bazajya bazinyuza hejuru bakubwire abo bantu uvuga bagiyemo twagize anuvuga ngo kwera amakosa yabo abiri twe twahatswe urebe ya interception ya tackle ya Manditieri witwa uno Joder yateye nuvuga ngo ya tackle ya timing yakuyeho nuvuga ngo uwo ni R warebaga mu izamu umupira ni wakuraho we ahubwo awushira hanyuma nuze resultat za match ubumbira mwora kuzana wowe banzure b'igitego badutsinze Beni badutsinze pass kuvuga ko twari dufite umurekiperateur umwe barekura ya baro icyo bita full pass ya indi ikasari ya defense ya Chose. Bivuga ngo hagati ya mediane yacu na defense hari nicyo gikomeye cyane. Nuvuga ngo bamanzitse no kubona ya makarita baza guserebeka kazajya afata imipira n'amaboko
nuko babaga Mediane itarimo kubakorera akazi ngo rekipere neza agize amahirwe aragombo yabonye igitego kibaye kimwe kugira ngo ashake icya kabiri yarabanje abatereka ni protege ikipe yanjye manze balance iyi Mediane yanjye bari kunyuranga bababola babiri Muniye na Sesenyo mbanze Mediane yanjye nyifunge kugira ngo bize kumfasha no kwanya mu mukino Mediane yanjye idafunguye banza mu kino kintu niyo aramuka koze erera ahubwo kudashyiramo ari ukavuga ngo kwemera banguka wenda agashyiramo mugenzi ubwo tukajya kuri 4-2 ubwo nicyo byagabivuze tukagera Med Kagere tukagera na mugenzi bakabataka babiri ubwo dufite abawinga babiri tukagira ubwo umukinnyi umwe nkamwereke vuri gukina 8 na 6 yitwa Jihad twari kurya ibitego miliyoni Mediane yacu ari kubirangaye Jihad ni mugufi iyi kipe yarimo kugerageza gutera imipira miremire ko yarisemo bamuriye barebare erega Jihad ibintu byose umutoza akora aba yabibaza yarafite umukinnyi nka ari muremure w'umurekiperateri uzaga segondaho Jihad akavuga ngo umwe na rekipera undi wenda ajya gufasha mu kwandika mu mukino ariko hagira usigara urakina solo midfielder yatubyari igitego cya mbere cy'ikosa wongera ikomeze match yose kandi kituzanyemo rampasa bataka ibyo uri kuvuga kuko ibyo barabikoze wabonye barabikoze kuko iminota ya nyuma nitwe twagize tafo nuvuga ngo mbere twashoje twirusha bazuye igitego ariko twashoje twirusha gusoza turusha ikipe ya Benin bo bagiye ku gitutu urukumva niba kubera sabu nziza nicyo bisobanuye nuko ngo yasimbuje atekereza ko tumenasa twera impresoma zacu zamushije ingufu nukuvuga nicyo cyumvikana David kutabona igitego cya kabiri ntivuga ko tutakinnye neza iminota ya nyuma kwizigira cyese na tutagiye birumvikana iminota 30 ya nyuma ya Tafor yari y'u Rwanda kuko n'ikipe yaba Omborenga yaba uwo ari tuvuga ari yabushije igitego neza n'umuzamu gutyo na Jihad ura kerekano irani seti pizo na nubona amakosa yenda kutabona igitego yabaye twabonye ariko egalization nje nacyo narenganye kuko mukanya tugiye kujya muri press conference ndetse n'ibigiye gukurikiraho byitwa ikirego cya Benin kirega Amavubi gukirisha umukino ufite amakarita abiri y'umuhondo ariko mbere yuko tujyaho ngaho reka tubanze tuvuge ngo birasaba icyo u Rwanda kubona qualification icyizere cyarangiye cyayoyotse burundu Mugaragu kugeza ubu ngubu ugiye kureba amanota dufite amanota up to now kuko ibyo bindi birimo biravugwa ntabwo imyanzuro irasohoka kugeza ubu ngubu dufite amanota 3 imbere hari hasigaye imikino 2 n'amanota 6 imikino yose tubakirira mu rugo akaba arimo n'ikipe ya Mozambique ni ikipe nayo twakuyeho inota rimwe ku mukino ubanza ariko urebye imikino yakinnye n'umukino w'ejo bundi w'umunsi wa kane bakinnye n'ikipe ya Senegal bayakira Senegal ikabatsinda igitego kimwe ku busa babonye ko n'ikipe ya Mozambique iri hejuru ariko ikintu cya mbere hano kiza umuntu aza kugaruka n'iki ku mibare biracyanashobokana cyane hanyuma no kureba realite hari cyo kureba Senegal already amaze kubona itike tuzajya gukina nubwo biriya bihugu byo ntabwo bajya bagira ibyo vuga ngo twabonye itike ngo tugiye ngo kurora shango turi kure ngo ntabwo tuza ngo turakina ngo twabyoroje oya biriya bihugu ngo bo bakina bashaka no kurwana izo nsinzi kuko barabizi ko insinzi zabo uko utsinda ni nako bikongerera amanota kuri ayo marushanwa kuzamuka kuri ranking ukagira coefficient ukomeza ugenda uzamuka kuko ano makipe yo hejuru yo kuba barwana no gushaka ibikombe babona rwana nuko banazamuka kuri ranking insinzi zabo zigatuma amakipe azamuka ijyanye n'ikirero rubango u Rwanda nibikomeza gutya hataje mu icyo kintu cyo vuga tuza kugaruka mu kanya kireba na forfait resultats zigakomeza gutya urumva ko u Rwanda ruzakurikizaho equipe ya Mozambique iyo ngi igomba kuba must win amanota akaba amanota akaba 6 ikipe igasigara ku manota 4 hanyuma akazasigara no kureba ku ikipe ya Senegal ku ikipe ya Senegal mu kintu kizaba bivuze niki n'uvuga ngo hazaru kuvuga kuri Senegal ikintu cya mbere no kurwana kuko izko na match ya mbere twatsinzwe igitego iminota ya nyuma yamaze kugera turi hanze turi mbere afana akavuga ngo ikintu cya mbere no umuntu yarwana nuko Senegal ayikoraho inota rimwe iryo nota rimwe byabivuze ko ari kugira amanota 7 hanyuma ikipe ya Mozambique yo ikazakira Benin izaba yaramaze kwitakariza icyo gihe izaba isa yaramaze kwitakariza icyizere kuko urumva ariko ntabwo u Rwanda rw'umuntu ufite 6 icyo gihe Benin izaba yaramaze kwitakariza muri iri tsinda kugira ngo tubigendemo neza mu kwanariza no kureba amahirwe y'u Rwanda kwa ngano ubu nuko dukoramo ikipe bita Senegal tukayicaza ku ntebe y'icyubahiro wacu noneho twebwe tukareba fixtures ziri hagati ya Benin
na Mozambique n'Amavubi. Nuvuga ngo u Rwanda rufite Mozambique mu kwezi kwa gatandatu umukino umunsi wa gatanu mu rugo hano mu Rwanda. Iyo ni must win y'amanota 3. Hanyuma u Rwanda hanyuma mu Mozambique igasigara na Benin ku munsi wa nyuma wa gatandatu bari mu rugo Zimpeto Stadium bakiriye ikipe ya Benin. Urumva kandi no bakagira arindwi. So ubwo natwe tuzaba dusaba rero ko ku ikipe ya Senegal kuko burya win kuri ibihugu byo irashoboka. Ushobora no kuyibona nubwo biba bigoye kuko umupira w'amaguru byose birashoboka. Ntabwo ari imikino y'intoki, ikipe kurusha iragukubita nta n'ikintu ntabwo uvuga ngo wayiguyeho n'ibiki. Umupira urashoboka. Ukaba wakwizirika ugashaka ayo manota arindwi. Ariko noneho bikajya kuri cyo uvuga ngo turaza kureba uko nitugwa ku manota arindwi kuri arindwi haza kuzamo icyo kintu cyo kureba ikipe twarakinnye se tubanza nukubona 6 hano mu rugo kuri Mozambique ukazashaka rimwe kuri Senegal n'ubundi hano mu Rwanda mukajya kuri amanota arindwi muze uko wayitsindiye ugahita uva mu nzira ugakomeza muri kandi reka dutumike gato ubundi tuze none